ndumva munavuga ibintu bimwe nibyo nanjye ndavuga Kazungu yavuze ngo tuzarebe twevariwe tumenye ngo yavuye miti gute yego ndumva icyo cyo rwose nanjye ndacyemera ariko icyo turimo turavuga ni iki navuye no mu matsinda urumva itima twe kwihutira mu kujya mu matsinda icyo turimo turavuga ni iki ngiye cyo ndimo ndagushona iki ngiki abantu babanze bamenye ngo APR irimo kubaka inyuma y'imyaka 12 APR yatangiye ikiragano gishya ni nabwo buryo za Simba n'izindi kipe zitandukanye twagiye tuvuga zagiye ziyubaka iyi Man City zari wabona irukana abakinyi batanu itima cyangwa batandatu ngo izane barindwi bakuramo ereme imwe bakongeramo indi kuramo ereme imwe wongeramo ugenda wubaka urahera kuri fondation ujye mu mbavu ugere hejuru sakari ugire gute icyo gereza ritazitangira kugenda zikora niyo mpamvu apere yafashe umurongo uvumeza gutya itima yaravuze ngo umutoza twe kumuha umwaka umwe wo gukorera kuri pressure tumuha imyaka itatu iramufasha iki arakora kaza tuje yubaka ibintu biye etape par etape umwaka utahitima Tadeo Ruwanga niyanga kugenda uyu mwaka uzukuntu biri bugende umwaka utaha Tadeo bazamukuramo bamubwire bati no kontra wirarangiye genda dufite Dauda dufite Frodouard twongeremo indi yerema buhoro undi mwaka bavuga bati Pichu ntago byakunze bagende bamukuramo ariko uyu munsi ntago ushaka kuvuga ngo urahita ukuramo abakinyi bose ngo bize gushoboka ni nako nande makipe yubaka ariko uyu mwaka APR tuzacunga turebe ngo yavuyemo hawo kuko umwaka ushize APR yamoya kuwe nande APR yakuwemo nande umwaka ushize na piramide ni piramide uzi icyabaye ikosa so kuvamo icyabaye ikosa no muba w'ibitego hitima icyabaye ikosa so kuvamo bakuwemo n'ikipe bita piramide kuko piramide irarusha APR ibintu byose amafaranga no mu kibuga barushaga qualité n'abakinyi b'equipe nationale zitandukanye Kongo Misiri n'ahandi hatandukanye icyabaye ikosa ni Froje wari yumuba ariko iyo Froje aza gukurwamo atsinzwe igitego kimwe bibiri kimwe se bitatu bibiri itima aho umuntu yari kuvuga ngo Froje yagerageje ariko icyo nemera nanjye nubwo APR yatombora amamelodi nubwo yatombora Yanga hitima nubwo yatombora wenda mazeme n'indi kipe iramutse iriye bitanu bitandatu nanjye nahita mvuga ntuye umuntu n'umufraperi ariko utsinzwe igitego kimwe difference y'igitego kimwe cya difference y'ibitego bibiri itima nge n'icyo ndimo ndavuga byibura hari icyo bazaba barimo kugenda bagaragaza ariko nanjye ntabwo ndi hano ngo ndevana ngo mvuge ngo apere ngo yakoye muri kipe bita yo muri Somalia cyangwa Costa cyangwa iki ngo mvuge ngo zaze ngo mvuge ngo apere yagerejeje oya rwose hari urwego APRFC igomba kurenga rwo kugerageza niyo mpamvu nyine kugura ba Dauda bari kumundi Ramputi nanabonye rwose uzaba ahenze muri APR nabandi batandukanye bari kubuza bari kwisuka buri munsi ikigaragara nuko nyine intego zanjye zabaye big bitandukanye na bya bintu byo kuma ngo ndidukuramo na piramide twayinsina ngufi yaturakubiswa yego hari ibyo yagutanze ifite mayere nabonye no ngubu ari mu bihe byo byiza rwose bitandukanye n'ukuntu yageze muri la kipe ya piramide n'amwe byaranze ariko ubu ngubu ari kuri arimo gushininga numwe ntanze urugero ariko afite umunyaburo kirafaza kine equipe nationale bafite abanyamisiri bajya muri equipe nationale ya Misiri ijya mu Afrika nukuvuga ngo APRFC ikigomba gukora nuko nyine iri bukurane n'ibyo iri kugenda ishora yego sinzi niba kubyumva irakorana n'ibiri kugenda ishora sinzi niba mwibuka ikipe ya KCCA ndetse na Rayon Sport uburyo bagiye muri ano matsinda turi kuvuga nta makipe yari yateguwe Rayon Sport bari abantu bagenda bavuga ngo asite ku matsinda ariko urebera equipe uburyo yikora tempt umwaka wa mbere ukuntu byagenze uwa kabiri ni equipe yeze ku matsinda ya Confederation Cup yarabanje kugenda isigara ku rugo ku munsi wa nyuma ariko yagumanye ya groupe y'abanyarwanda beza n'abanyamahanga yendaga yongeramo draw ya Sekafa Kagame Cup update nonanga APR Gor Mahia Al Wad yo muri Sudan atatu gusa na atatu agomba kubane poti ya kabiri ndabona irimo Singida izo ni poti cyangwa ni poti weza ari poti ziri kukurwa amatsinda ahubwo izi ni poti zibukorwa amatsinda kuko kuri live ubu ngubu nibwo batangiye bavuze ko APR tajya mu itsinda rimwe na Gor Mahia live iratangiye ubu ngubu turimo turayikurikira ibiri bwe turahita tubibabwira rwose 5-5 ubwo ntiri buhure na Goro niriye muri Sudan niko kantu nenge kuvuga dusoza twe kubitira kujya mu matsinda na Sekafu bwayo Sekafu bwayo nka APR igiyeyo ihakuye umusaruro wuwe kuko nituvuga ngo amatsinda APR ifite ubushobozi butwara iki gikombe cya Sekafu nta Simba hari iri imbere y'abafana nayo namananiza gukina na Simba iri imbere y'abafana gukina na Yanga ni imbere y'abafana ariko zirakomeye ariko zikagira n'ikindi nakandi karusho ariko izindi hari zose nabashyitsi wakina na Gor Mahia wakina na Al Hilal wakina na Sports Club Villa mwese murabashyitsi nuko ngo mbere ko tujya mu matsinda APR niba nzigaragaza imbaraga muri Kagame Cup nuko ngo iki gikombe APR nta gikura hanze aya namahirwe yatsindiwe Tanzania inshuro ebyiri navuga 96 bwa mbere
itsindwa na Villa 2-5. Mwanza nibuka ko nabwo ntangiye kogeza. Aya n'amahirwe yandi yuko APR ishobora gutwara Sekafa Kagame Cup. Ibyo abareba bajya bavuga bati twebwe twayikuye hanze iza mu ndege, mwe ntimurayizana mwe mwayitwaye ku mahoro. Aya n'amagambo y'abafana ariko APR bakavuga ati dufite 3 wowe ufite imwe. Aha amagambo y'abafana ntabwo yabura. No kuvuga ngo mbere yuko tuvuga amatsinda ni APR igomba gutwara iyi Sekafa. Nta champion iri muri Sudani erira nuko ari imyitozo gusa, n'abakinnyi igura ni imyitozo gusa. Niyo kipe ubundi twakavuze ngo ikomeye itaratwara iyo Sekafa. Gor Mahia nayo ni Sia Gor Mahia yo hambere nayo abakinnyi bayo barasanzwe. Iyi Gor irakomeye kurusha APR. Gor Mahia iyi Gor kereka abakinnyi ba APR bashya bose bahari. no se ariko iyi Gor abakinnyi bose ba APR bashaka kutanagenda hitima bamwe muri bo. Nibyo nashaka no kubaza. Umunyamari ntazagenda. Urumva? Namenye ko Rampte n'uwo bita Dauda muri iki gitondo bafashe rutemekirere basubira iwabo. Bazagaruka kuwa gatanu. Uri kubyumva hitima? Umunyazambia aracyari muri Kosafa. Nubwo Zambia amaze kuvamo bazasubira iwabo muri Zambia ejo. Birarangira ibyiwe. Nimero iburyo umunya Nigeria ntaraza. N'umunyamauritania ntaraza. APR yaratwara bambaho mahitima. Kuri Goro nibone n'amaso yanjye. APR iratwara babaka. Kuri Goro nibone n'amaso yanjye. Goro irakomeye kurusha APR. Red Yellows irakomeye kurusha APR. Omdurman yo nibindi y'umuntu bita Florai Kwenge. Ifukwanga Ibenge. Singida. APR iratwara baka hitima na Arsene. Nibiri buza gutwara. Kuko nanone icyo gihe ushaka kureba, icyo gihe ushaka kureba hitima ukavuga ngo ese aba bantu koko bari kuri kariba kwitwara. Wenda dakadaha yo bazaye. Ariko kuri APR hagarariye igihugu, kuri APR iryo zina biragoye kuvuga ngo ufite ibyisobanuro. Niba ari abo bakinnyi bashya nibagende bazagaruka kwa gatanu, ikipe igende kuwa mbere n'urugero bajyane. Ariko ibyisobanuro nta bihari. Wowe perezida w'ikipe vugana n'abakinnyi, ariko ntihaza yo kuvuga ngo rega ngo abakinnyi baraza. None se bizagufasha iki? Ko ariyo intego ya Sekafa kuva na kera ikinwa mu kwezi kwa mbere, yatangiraga mu mpera z'ukwezi kwa 12 igasozwa mu kwezi kwa mbere, itegura amakipe azasohoka yo mu karere ka Sekafa. Niyo ntego yayo. Niyo butajyanye abakinnyi ugiye kwitegura iki, kandi ufite amahirwe yo gukina match 3 kugira ngo uveyo ukomereza mu by'amatsinda ya CAF Champions League umeze neza. Ubwo rero nibyo mvuze ngo kutitwara neza muri Sekafa nta bisobanuro. Kuko APR ni izina rikomeye, utwaye champion 5 zikurikiranye. Niba igikomeye cyo mu karere cya Sekafa utagitwara nacyo urumva ko ariko hano dusubiza amaso inyuma. Abo bakinnyi koko ntabwo bazajya na APR. Oya bakwiye kugenda kuko none se aribyo nkubwira ngo bagiye basuye iwabo. Arius Wane warahari. Yabonye n'iminota mike yo gukina. Rampte na Dauda kiretse Santa Rampte si savuye ubundi byanatumye nanibaza nimugoroba. Ubundi kuki APR itari gutangaza hano bakinnyi abahe abo bakinnyi bayo bashye basinyishije bose. Hari ifoto iri official APR igeze itangaza. Batangajwe ari batatu se. Reka. Izi foto bari barasinye. Izi foto reka tuvuge ko barasinye. Ariko ndibaza kuki batabatangaza. Maybe ko bazabatangariza icyari. Ntabwo bibaho. Ariko n'itangariza icyari mu uburyo bwabo. Ntabwo bibaho. Ubundi utangaza kuki APR itari gutangaza abakinnyi bayo. Uzerebe Yanga bagiye gutangaza Chama. Bararangiza amasezerano. Yanga ifoto turi kubona kwa Miki Junior irimo ntuze itari ikipe mu buryo bugezweho ni buriya bwa Rayon Sport yasinyishije muhirekeve n'urugero. Rayon yasinyishije Sef bagashyira Rayon yasinyishije Kanaka nuko bigenda. Ariko kuvuga ngo icyo kintu ntabwo tugeze tukibazaho. Nabyibajije ejo gihe uzerekana abakinnyi 8 icyarimwe ngo bimarikese. APR amenya bazababerekana bose niko basanzwe babikora ariko hitima kuva zamani rwose. APR asuzi ziyerekana umukinnyi umwe ntuzi ko yerekana kufuru nondo yose ntubizi wewe. Kandi barerekanye ba muzungu ntibaberekanye se ntibabatangaje. Bari ba muzungu na Barsene barabatangaje. Ariko sezishize niba ubyibuka ndumva baratangaje bose icyarimwe. Niba batangaje niba yasinyije umukinnyi ni igitangaza. None se abanyarwanda bazatangaza ukwabo n'abanyamahanga batangaza ukwabo. Umukinnyi wasinyishije koko atarwo ngo baracyari mu biganiro mushyireho bice neze kuri club nini nyine Miki Junior cyangwa undi munyamakuru muri Ghana kubera ko ari inshuti wenda n'umu agent uzanye umukinnyi akamuha ayo mafoto. Polisi yajyaga hamagara abakinnyi abanyamakuru niba mugiboka ikerekana abakinnyi bose cyarimo ku Kicukiro 10 icyarimwe ubwo buryo bwararangiye. Na polisi ikeneye niba ari rijya
bakore graphic bamushyireho niba ari undi muri abakinnyi polisi sinyisha bashya bura nawe sikeneye kuzashyiraho rimwe hakozwe na polisi irashyira hanze nta abakinnyi numwe mu busanzwe nta nubwo polisi igitangaza muzabirebe ku mbuga zayo ntibishyiraho Ni gake cyane. iberekanira ku kibuga cy'imyitozo ni gake cyane ko ndibuka ko bahamagaraga abanyamakuru ku kibuga cy'imyitozo Kicukiro bakerekana abakinnyi 10 bashya abafotora bagafotora ariko ubwo buryo mashami gerageza ubabwire rwose muhindure ariko APR nzi ko Sankara ari muri amashami ntarimbiza wese oya wasanga namumeze nkanjye Sankara ukora muri marketing nawe ntabyo nzi Gasonga arebwe mu kanya none mwitegereje mbona arasa na Ndori cyane wacika ubwo nawe isubyibuka asa nawacika ariko nanjye namwitegereje mbona asa na Ndori cyane muri amashami kurusha amashami nyirubwite wamateka ni muri umunawe ni itegura rero kujya yumva rimwe na rimwe imiriro yakira grand frère iyo bumva tuyire kuri ubwo ujye byihangana Gasonga yasetse cyane Gasonga aho radio nushaka kujya uyifunga oya nta mashami bwira abashinzwe imbuga nkoranyambaga cyangwa se n'abayobozi bawe ubu buryo bwo muzerekana abakinnyi rimwe oya polisi amaze kuba ikipe ikomeye mashami nk'umutoza abibabwiye se nabibabwire nyine wowe wasinyishije koko bamushyireho kanaka yasinye niba atarasinya umushyiraho ubwo rero kuri icyo Hitimana baje ni gute ikipe ifoto iva muri Ghana ukabona abanyagana bayipostinze kandi nawe nujya kumwerekana nta gishya kizaba gihari kuko urabona Simba na Yanga imbuga nkoranyambaga ziracuruza niyo mpamvu birinda hana yose byaturuka niho bigomba kubanza gafandere shari rwose atubabarire bajye kuko APR nizo mbuga nkoranyambaga turashima ko imbuga zabo zigaye zikora neza bafana basigaye babona amakuru ku gihe ariko umukinnyi wasinye niba yavuye muri Ghana kaza agasinya amasezerano tangaza vuba byihuse nta bihuha nta ntuzi iratangira bituma n'imbuga nkoranyambaga z'ikipe y'inkorano niki imbuga nkoranyambaga zirakora cyane Simba babishyizemo imbaraga cyane Yanga nayo birabyiganye ariko Simba niyo bibanje aba bakinnyi babonye amafaranga yabo amakuru hari nuko amafaranga barayabonye ape ntigitanga igice kandi abasubira muri Ghana kandi bayajyanye bayatwaye kandi bayajyanye Hitima ko ari umuntu wambwiye ngo ni kimwe nka polisi kwenda kuko za APR zo ziba zizewe si ikipe zavuga ngo ngoya kwambura ariko ko amakuru mbese yarasohotse umwaka ushize ntuzi ko bita Benjamin yababwiye ngo ngenda sinya mumpaye kasha pana sheke aho ngaho bahita bazana envelope yuzuye neze aba bakinnyi rero nibajye muri Sekafa niba barabonye amafaranga yabo basubiye muri famille sinzi ibyo bagiye kurangiza ibyo barangiza gusezerana no gupakira ibikapu kuwa gatanu se bike kuvuga ngo bamaze ibyumweru hafi nka 3 nta myitozo Hitima ntibibereye mu kirere mu nzira arere tura tuvaye bwivi muri icyo kirere burya rega niyo utakina match ya mbere niyo utafungura match ya mbere buriya APR kwagera ku wa mbere uko byamera kose match ifungura ku wa kabiri uhari wanakora imyitozo watangiye no kumenyera ikirere nuko ngo rero bose muri weekend bagomba kuba baje utazaza ubwo azaba akina nyuma ariko wenda ubura babiri ntacyo bitwaye ariko ntushobora gukina ntacyo byaba bimaze gukina udafite abakinnyi bawe iyo precision subo yawe kumara iki kuko ni precision urashaka igikombe ariko unitegura amatsinda CAF Champions League ari nayo mpamvu yanatangiye imyitozo kare nabyo niba ujye kumara ibyumweru 2 ukora imyitozo ubwo se yari umuhango niyo mpamvu umutoza aza kare agatangiza tize imyitozo kare abo bandi aba ni habura babiri batabonetse ntacyo bitwaye ariko aba hari batwara utwara igikombe ubwo rero mu by'ukuri APR yatwara Muzungu yatwara Baka nabo baza intego cyane ko Sekafa nyine Sekafa Kagame Cup ni rushanwa APR yatwayeho izi ndetse no muri aya makipe bazahuriramo nta nifite Sekafa nyinshi kurusha APR ntayo Vira ifite zingahe wenda yaba Vira bajya ku munzani inyinshi ubye ni FC Leopard ya Kenya ifite 6 Simba 6 Yanga 6 niba ntibeshye nizo kipe zigira nyinshi burana Gor Mahia nta nyinshi gira APR 3 shoko biziyoboye zose ubwo rero nibyo navuga ngo mbere yuko tujya mu matsinda izo mbaraga utazigaragaje muri Sekafa zo kuvuga ngo uyu mwaka kufaho kupona
tugomba kujya mu matsinda tutitayeho tuzatombora uwo ari we tugomba kujya mu matsinda izo mbaraga zirahera muri Sekafa imbaraga ni imwe nabwiraga nti nuko Sekafa y'ubu yavuyeho ariko navuga nti Amavubi akwiye gutwara ikipe ikomeye muri Sekafa kugira ngo ari buryo yatwara Sekafa uranyibukije Sekafa bayikuyeho Zanzibar y'ibihugu ariko Ferwafa n'ababishinzwe mudufashe mutegure Sekafa mu kwa 12 y'ibihugu kwa 12 burya y'ibihugu iba mu kwa 12 mu hagati nka 15 kujya na 30 champion ze nizo bazirimo fazare ziba zararangiye bayitegura hagati mu fazare niyo zitarangiye fazare zirahagarara ufa kubwira gusa perezida wa Sekafa ko muri tayari Sekafa y'ibihugu burya niko ikintu kintu mu kwa 12 fazare yaba yarangiye nose nibuka batuyisenge bagurirwa muri Ethiopia urabona ibihugu byinshi byagiye bihindura amakarendiri y'amashampiyona yabo bakayahuza n'ayi Burayi kera muri ayo mezi babaga bari mu biruhuko bakategura mu biruhuko kandi ahubwo Sekafa yabagirimbanije mu kwa 12 yararangiye shampiyona zabaga zararangiye Sekafa y'ibihugu n'ubu buryo niri ya 23 pichu yaguriwemo muri Kiyovu abakinisha babakina shampiyona saa sita rero zirageze reka twamamaze tubabwira ko muri studio za Zamu rwose harimo harabatombora